mfite ijambo rivuga ngo ndi kwifuriza abantu ngo usabe igi baguha inkoko. Usaba iki? Baguha inkoko. Baguha inkoko. Yego. Nuvuga ngo umuntu urajya kumusaba ikintu cyoroheje ahubwo waguha ikigize ute igikomeye ikirenze. We urajya kumusaba igi wumva ko wajya kurya gitogoshe cyangwa se kurya mu mureti. Ahubwo baguha inkoko izajya guterera amagi. Ndakwifuriza ngo usabe igi baguhe inkoko. Reka twifashishe ibyanditswe byera. Twe hari aho twicaye nyine byaraducanze, ariko reka Imana itwoherereze Petero na Yohana batugereho tubasabe igi aho kuduha igi batwihera inkoko. Ntabwo ujya ubeshya Mana, ntabwo ujya ubeshya, iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujya ubeshya, ntabwo ujya ubeshya Mana, narabibonye iyo usezeranye. Nongeye kubasuhuza abakunzi ba Concord TV show. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njyewe nitwa David, ninjye mugiye kubana muri iki kiganiro nkanakiyobora, ariko imbere za Concord TV show turi kubona CEO wa Concord TV show. Uyu munsi waje yambaye neza kabisa. Kuwa mbere tugomba gutangira icyumweru neza. Hari ukuntu bavanga ku bunani niba utangiye umwaka ukawutangira urakaye uzanasoza umwaka urakaye. Niba wawusoje wariye akanyama watuguza mwo mwaka uzarya inyama cyane, urumva. Nanjye rero ngomba gutangira icyumweru nishimye. Muzi turi kuwa mbere tariki 21 nishimye ndetse nanambaye neza. Ariko ka kantu uzabajya bashyira hano ntakahari hano. Umuntu nyambika byumve tu. Kakano bajye bashyira hano. Umva umuntu nyambika byumve kabisa. Kuko ndarebye ubona ntakahari. Ariko reba kakaraha kuko fata karavati abuza ko mu mufuka. Designer wanjye tu abyumva. Wambaye neza nka CEO kabisa. Wambaye neza nka CEO kabisa. Mbuki cyane kabisa. Hanyuma sumeze uti? Umva David, meze neza cyane. Iki gitondo waramutse uti? Iki gitondo naramutse. Impamvu hari ka message nabonye ejo nijoro. Kampa courage y'ibi tuba turimo. Aka message nabonye urumva umuntu wanyandikiye. Ntabwo muvuga urumva, ariko yambwiye ati yego wabwirije ku ijambo rifite intego ngo Imana iguhe ingabo 300 zibana nawe kurwana urugamba. Ati icyo kiganiro ndagikunda ngishyira kuri stati umuntu arakireba. Haraho navuze ngo Imana iguha abantu bo kuba bagufasha kwishyura amadeni ufite. Imana iguha abantu bo kuba bagufasha kwishyura minervari y'abana. Ubwo umuntu ahita yumva ko ngako aramubwira tumva umwana wawe wakoze P6 ugiye kujya muri senior 1 zamwishyurira igihemwe cyangwa zamwishyura soje. Byo ntabwo namubashaka yavuze ko azamwishyurira. Umva nibishakiye bigihembwe kimwe cyangwa se bibi n'igice cy'igihembwe. Namuguriye na matera. Nashaka zanamugurira na matera. Ariko ntacyo bipfa kuba byavuye. Byibura muri abo 300 uwo muntu akaba nawe yabonetsemo. Urumva uzizuba icyo kiganiro twagikoze ari kunyica. Kuba rero nabonye umusaruro byanshimishije. Ikindi David, umukecuru twasuye nta telefone afite. Yambwiye yuko hari umuntu wamuguriye telefone. Biturutse kuki kuri Concord TV show. Nose urukumva nabura kwishima. Uzi gukora ibintu ugasanga wikoreye evaluation. Mu kwezi mu meza abiri ukabona nta kintu ibyo bintu byakugejeje. Ukabona mese nta kintu muri society ntacyo cyafashije society. Ariko kumva abo bwawe kumva abo bantu babiri nibo mvuze. Concord TV show bamaze kwigiraho umugisha. Nanjye ubwanjye kabisa yonje nkicara nkavuga ngaseka yewana mba numva rwose ibintu bimeze neza. Nawe Imana igwe 300 mukomezanya mu rugendo. Umva igomba kuba twikore groupe. 300 twikore groupe. Groupe WhatsApp y'abantu 300 mukajya muganiriramo mukavuga muti dukeneye gufasha uyu muntu nta telefone afite tukayimugurira. Uyu muntu yabuze kawunga tukayimushakira. Izaba ari ingabo nziza cyane. Nani guya abantu 300. Ingabo 300 kabisa. Murafatanya gutabara mukanesha nkuko Gideyoni yajyanye nazo bakarwana bakanesha aba Midiyani. Natwe Imana iduha ingabo 300 iduha abantu 300 baradufasha. Ega David umuntu umwe ashobora no kuvunja abo 300. Umuntu umwe. Yego pe.
umuntu umwe ashobora kuvunja mu 300 bitewe n'ibintu byose arabigukora. None se aje akavuga ati nzi ko ufite ideni ndari kwishyuriye, umwana wawe nzamwishyurira, ndi kubona mu rugo nta stock akayikugurira, wagize ngo uwo muntu umwe ntabavunjije abantu bose 300. mbere abantu bajyaga bahura nanjye bakambwira ati David hure n'umusamariya wawe uyu munsi. Ati David hure n'umusamariya wawe kabisa. Uwo muntu abakubwiye neza cyane. Narambwiye ati abasamariya sinzi ahantu basigaye baragiye muri iyi minsi bisigaye bigoranye. Oya barahari. Barahari David umugabo wo kubihana. Muri iyi minsi bisigaye barahari. No mpamvu ndi kwifuriza abantu ngo Imana ibahe abo bantu, iguha abantu b'umugisha, ikurinde babaca intege. Kuvuga ngo yewe ntaho uzagera iburimo wabona bizakumarira iki, ikuzanire babanda tumva nubwo uri kubona bigoye, ariko courage komerezaho, bizatinda ariko bikunde. Abo bantu nibo dukeneye. Umusamariya abo Mani gwe nk'abarindwi. Isengesho ryiza iyo ugiye kuva mu rugo ukunda gusenga ni irihe wowe? Ndavuga Imana ndagushimye ko wandinze iri joro, kenshi abari mu gitondo nkuragije uyu munsi, ibyo nkeneye byose Mana ubimpe. Koko ujye ukunda gusoma Bibiliya mu gitondo? Oya. Mana ishimwe kutabeshya. Ntabwo nabeshya pe. Kubeshya ni icyaha. Ni icyaha pe. Ngubu waragiye kwitumye ati nkunda kuyisoma, ngamwe ati mu gitondo wasomye he? Nyine sisi cyo kiba. Afite ndakuzi mu namenyera ntabwo. Nje kukubeshya bavuga n'ubwire ntangire ngo nasomye aha usange nkubwiye ngo muri Zaburi 150 ageze ita 150 ibice 150 ngo mubwiye ngo nasomye muri Zaburi 150 na rimwe ngo murongo wa kangahe uhita aya kubeshya ntago ari byiza. Ntabwo ari byiza. Ariko umuco ni na mwiza by the way, nawe uyitoze kujya ubyuka mu gitondo ugasoma umurongo umwe wo muri Bibiliya, wangiza ukavuga ati Mana uyu munsi na wose ndakuragije ubane nanjye. Nzajye nkunda gusoma hese. Nzajye nkunda gusoma. Ukunda gusoma Zaburi bura ni nziza cyane. Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, Zaburi ni ya Dawidi, Zaburi ya Benazafu, Zaburi ya bene Kora, Zaburi ya Sela ya Zaburi. Ufasha akanya n'abantu badukurikiye ugiye ufata akanya mu gitondo. Yego. Ukabyuka ukavuga ati Mana uyu munsi ndagiye ko ntago nzi ko buri buze kwira. Ugasoma ijambo rimwe. Yego. Ukarifata nk'ubuhanuzi bwawe, uko uwo munsi wajya wihanurira cyane. Hari umuntu ngiye wambwiye arambwira ngo ngiye mbyutse mu gitondo fungura Bibiliya nsimvuge ngo ngiye gusoma ahangaha, aho nguye nkasomaho umurongo umwe nawe umutima wanjye unyerekejeho, uwo nguwo ngawufata nk'ubuhanuzi bwanjye bw'umunsi, kandi ngo bijya bikunda birakora. Unavuye mu rugo uri kuvuga uti nubwo ngiye guhaha ntabwo ndaronka byakubera utyo. Nk'ubu nshobora kwita nkabwira ngakokote nkamubwira ati dusomere hano, bukaba ari ubuhanuzi pe, nanjye ngabamuhaye nk'abantu ubuhanuzi kandi wanabusoma ugasanga buhumuriza nk'abantu. Tubigerageze ureko naho abantu ubuhanuzi ngaho tubigerageze. Yego. Somera mu kuva ibice 5 umurongo wa 6. Kuva ibice 5 umurongo wa 6. Twumve ko atari ubuhanuzi kande ubuhanuzi ngiye guha abantu. Ubuhanuzi bwa David kuva ibice 5 umurongo wa 6. Kuva ibice 5 umurongo wa 6. Haravuga ngo kuri uwo munsi Farao ategeka abakoresha ngiki, kuri uwo munsi Farao ategeka abakoresha kuri uwo munsi Farao ategeka abakoresha ubwo bwoko uburetwa n'abatware bo muri bo ati ntimwongere guha abantu inganagano zo kubumbisha amatafari nka mbere, nibagende bishakire inganagano. Ubuhanuzi ubuhanuzi bwawe kweko sese katari ubuhanuzi undi Mikaya n'ubundi Mikaya niwe hanuraga umwami ati uratabaye ko ntuzatsinda. None aha ababiseri bari bafite ibyo babumbagamo amatafari, none umwami arategetse ati ntimubibahe baziyaranje. Nyine bivuze ngo ugomba kwiyaranja ku munsi, ko byagenda kose ugomba kwiyaranja. Tugomba kuba twiyaranje nyine ku munsi. Byategwa n'ubuhanuzi ushaka kumva ahubwo wowe. Gusa wamugani. Byategwa n'ubuhanuzi ushaka kumva. Niba wari ufite
David mbabareka nsubiremo kuva ibice 5 umurongo wa 6 kuri uwo munsi Farawo ategeka abakoresha ubwo bwoko buretwa n'abatware bo muri bati ntimwongere guha abantu inganagano zo kubumbisha amatafari nka mbere nibagende bishakira inganagano. Nuvuga ngo bibayeho hari umusponsor wari ufite umuntu wagufashaga aravuze ati ntabwo nzongera kugufasha none se urajya kwiyahura urishakisha kubaho urashakisha none yishakamo ibisubizo nibyo ubuhanuzi bw'umunsi none yishakamo iki igisubizo cyane pe intore ntiganya niba wari utegereje ngo ndakura ahangaha umunsi urakeye umuntu yaguhemukiye ni gute utakwishakamo igisubizo. Iri jambo zambabarije urekura hari mu gitondo kabisa uzambabarire ko hari mu gitondo saa 5 cyangwa saa 2 niba umuntu yakubwiye ati ejo ninjye uzatuma uwo munsi ugomba kwiranje ukabaho cyane ni kwisi tumeze Mana ishimwe arega reka nkubwire ajambo Imana yahumetse ngo ryandikwe muri Bibiliya ngo rize ntakereje gusobanura ahubwo nitwe tuyasobanura nabi nubwo ugasanga tuyasobanura bijyanye n'irari ryacu niki ko nkanjye nari numvise ibingibi njye nenze ngugiye kutubwira ahantu ngo umva ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye Hongeye kumva numva ngo nutwo wari ufite nyine tugiye kugenda ariko nubwo tugiye nawe tekeza byagutse menya ko nyine ugomba kuba hari wowe nta wundi muntu ugize ute ufite abandi bazaza nyuma ariko ufite aho ugeze unasomye hepfo wasanga ariko binameze wasanga hepfo ntago mbizi kuntu bikurikiye hepfo ariko wasanga abayisirayeli n'ubundi birwanyeho bakishakamo imbaraga kandi bagakora iby'ubutwari n'ukuri kuko burangwa ngo abayisirayeli ngo byageze igihe bakajya bafata n'amashereka yabo bakishakamo kugira ngo shango bagakuramo amazi yo kubumbisha abana b'Isiraheli mw'Egiputa barababajwe bararishwe cyane koko ndakwinginze sibyo kubwo ubuntu bw'Imana ituma Mose babarokore bose bashira ubwoba bose baragenda muri gakondo yabo bavuye mu buretwa ngosha kokoro we reka tujye mu ijambo ry'Imana nge ndaza kugaruka nyuma dusoje ijambo ry'Imana sibyo utubwikiye umunsi waduteguriye ariko nanjye ntanze ubuhanuzi kabisa kabone nubwo utwara utegereje natwo batugukuyeho ubona nta kintu na kimwe usigaranye ugomba kwiyaranje ukaba nta mpamvu zo kwiyahura nta mwanya dufite wo gwa satani ibitekerezo ngo kwiyahura ngo byanze byacitse turyame mu rugo turi tw'ibitekerezo hari abantu batekeza umutwe ukabarya imitwe igenda igiye kuturya ahubwo intore niyishakamo iki ibisubizo kandi buriya bajya banibuka hano mu isi wacu muri isi nta mahoro arimo nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si kuko ni kare mu ijambo ry'Imana banze dusengere. Mana turagushimye tugwaye icyubahiro biremera tugeze kwa aya masaha ya mu masaha 6 turi bazima ntacyo twatanze ni bwa buntu n'imbabazi dahema kutugirira suko dukiranuka suko turi beza kurusha bakuye muri uyu mubiri ahubwo ni za mbabazi zawe utugirira mwami nubishimwe kandi ubiherebwe icyubahiro. Turahangaha turicaye turi kuganira ni ku ijambo ryawe kugira ngo riduhumurize rihumurize n'abaduteze amatwi. Ndakuraritse ngo uzubane natwe nge ntacyo nakwishoza ko ndi umwana muto ndinjije ndi umuswa ariko Mana ushyize mu bwenge ukankoresha navuga ubwoko bwawe bugahumurizwa. Naguhaga karibu ubikore kwiyubahisha mu izina rya Yesu amen. David uyu munsi mfite ijambo rivuga ngo ndi kwifuriza abantu ngo usabigi baguha inkoko. Usabigi baguha inkoko yego uvuga ngo umuntu urajya kumusaba ikintu cyoroheje ahubwo waguha ikigize ute igikomeye ikirenze. We urajya kumusaba igi wumva ko wajya kurya gitogoshe cyangwa se kurya mu mureti ahubwo baguha inkoko izajya guterera amagi. Ndakwifuriza ngo usabigi baguhe inkoko. Reka twifashishe ibyanditswe byera
mu byakozwe n'intumwa ibice 3 tuhera ku murongo wa 1 tugeze ku murongo wa 10. Umutwe w'amagambo avuga ngo Petero na Yohana bakiriza ikirema ku irembo ry'urusengero. Nuko Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga ari cyo saa 9. Hari umuntu wavutse aremaye ibirenge, yarahekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza, kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero, arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati, uturebe. Abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati, ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende. Maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Uwo mwanya ibirenge bye n'ubugombambari birakomera. Arabandaduka, arahagarara, aratambuka yinjirana nabo mu rusengero. Atambuka yitera hejuru ashima Imana. Abantu bose babona agenda ashima Imana, baramumenya ko ari we wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza asabiriza ngo bamuhe. Barumirwa cyane, batangazwa n'ibimubayeho. Twakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Imana ishimwe. Aha dusomyemo abantu 3 b'ingenzi. Abo bantu 3 b'ingenzi harimo umuntu wavutse ari ikirema, yego, atagenda amaguru yarahetamye. None dusomamo n'abagabo 2, uwitwa Petero na Yohana. David, nkurikije ukuntu Petero na Yohana bagendaga, njye numva nanjye nawe umwe yaba Petero ndakaba Yohana. Petero ninde waba Yohana? Nicyo kibazo ngira, urumva. Ariko ntacyo David, sibyo ninjye ubizanye, hitamo urukumva urabandi. Inde umwe akaba yaratoranye. Oya, urukumva ushaka kubandi. Aya, umwe akaba yaratoranye. Nawe reka kungerageza. Ndi kumva ashaka kuba Petero, nawe ukaba Yohana. Yego. Urumva ngo tubonye umuntu wasabirizaga waramugaye, asabiriza ku rusengero, ku irembo ry'urusengero. Ku irembo ry'urusengero urabona haca abantu benshi. Utagetinzaho ku irembo ry'urusengero ndetse no ku irembo ry'isoko, ni ahantu ba wizeye uko wabona abantu baguha benshi. Kuruta uko wagenda ukajya gusabiriza mu rwuri haba harimo inka n'abashumba gusa. Nyir'urwuri ageramo gake. Ariko kenshi ku rusengero, ku cyumweru cyase ku isabato hagera abantu benshi. Gutagetingaho ngaho ngo uzahasabira aho hantu ni sawa, ndetse no ku irembo ry'isoko aho hantu ni sawa cyane. Arangije ahitamo bamujyana aho ngaka bariho ajya asabiriza. Umunsi umwe rero uwitwa Petero na Yohana bahageze, zari saa 9 bigiriye gusenga. David na Concord bagiye gusenga. Bahageze n'ubundi aratega ati, wamfungurira mwamfungurira. David, njya nkunda kukurusha sitso. Tugatangira nicaye tukarangiza nahagurutse. Uravuze ati ushaka guhaguruka rero. Wabimenya. Aho ukuntu umuntu kuvuga yicaye, urumva, none kuvuga ijambo rya nyiri ijambo ukumva birakugoye pe. Hari ukuntu urakomeza kuvuga wicaye ukagira ute, kumva biri kukurya, kumva wahaguruka nyine ugakora n'amageste, kuyakora wicaye ukumva bigize ute, birakugoye. Ndaguteguje hakiri kare, nubona mpagurutse kamera uyiregere neza, ndakwemera. Nuko barangije arabasaba ati, mwamfungurira. Haleluya. Ati, mwamfungurira. Ngo turebane. Ahubwo nyabuna ndi gusaba ngo niba ari ifeza, niba ari izahabu, niba ari igiceri cy'ijana, niba ari icya 50, niba ari angahe, ndakwinginze mumpe ndire. Haleluya. Dutumbire. Arangije avuga ati, nyamara abagabo ibyo bari kuvuga ndi kubona ari n'abasirimu, reka mbumvire ibyo bavuze. Aratumbira. Ubwo yari ameze utyo. Arabatumbira, arabareba yicaye hasi, arabatumbira. Agiye kumva Petero arangije ati, haguruka.
haleluya. Ahagurutse yumva biremeye, ubamba mbari bwari bwarahetamye akoseho yumva burakomeye, ayewe we aragira yumva bwakomeye, yumva mu mavi hakomeye, haleluya. Arangije nawe atuva aba bantu bankijije nanjye aho bagiye hariya mu rusengero ngomba kujyana nabo, haleluya. Aragenda ajyana nabo, yinjira mu rusengero. Ageze mu rusengero abantu baturiye Yesu wawe ndi wabaga hari ari gusabiriza bati niwe, haleluya. Ni gutya ibyacu natwe hari aho twicaye nyine byaraducanze, ariko reka Imana itwoherereze Petero na Yohana batugereho, tubasabe igi aho kuduha igi batwihera inkoko. David niyo mpamvu y'amagambo nahaye umutwe w'amagambo uvuga ngo ndakwifuriza gusaba igi bakaguha inkoko. Igi rimwe warirya rikarangira, nubwo baguha 5 wayarya umunsi umwe akarangira. Ariko baguhaye inkoko ongeraho ya pondeze yindi itera 2 buri munsi, uzarya ya magi usagurire n'isoko uhereze n'abandi. Uyu munsi nusaba ifi baguha iki? Nusaba ifi baguha ikiyaga. Nusaba ifi baguha ikiyaga, nusaba amata baguha inka, nusaba amata baguha inka, nusaba igi baguha inkoko, nusaba ifi baguha ikiyaga cyangwa icyuzi, haleluya. Uzajya kwiroberamo. David hari abantu usaba kanambwiye uteka mbivuge ndi gukina ni nibura reka musabe ni wampaye 1000 akanaguha icyo 1000 yangiza akanacyoreza kuri momo nayo gukatatana yashyizeho migagarurwa baguhaye 900. Ariko none n'umuntu uba waragushije amafaranga wayamuhaye 100,000 yajya kukwishyura yaguha kuri momo akaguha 100,000 uko byakabaye, wabikuzaga gukata 2 ugasanga usiganye 98 kandi waramuhaye 100. Noneho hari n'undi sha ayiwe we uwo muntu David cyamwe uyu munsi ukamubona umuntu ukamwandikira ati bro wandwanye ukampa 5 nibyo mpereyeho ukampa 5 yangiza ati sawa reka ndebe ukabona koherereje 10. Hari umuntu wabinkoreye Imana imuha umugisha nukuri ntabwo nkuvuze ariko ahuri nigeze mbikubwira ni umpaye 5 arangije kuba 2 ampa 10 uwo Imana imuha umugisha. Hari n'undi nandikiye ntiyansubiza akurya sini anja sini Imana imuha umugisha ukwiranye neza na sini yakuriye nibyo yakoze uko buri wese agomba guhabwa mu kigero cye. Uyu mugabo wari waramugaye yaravutse amugaye asabiriza we yaravugaga ati nubwo bampereza 500 ibyo byaba bibaye, ariko kugira ngo bamuhe 500 bamubwiye ati nubundi nituyaguha uzanaguma ahangaho ugira ute usabiriza. Nibyo ahubwo ibyiza mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu haguruka ugende, haguruka ugende mu izina rya Yesu haguruka ugende. Nuvuga ngo ibyo yasabye ntabwo ari byo yahawe, ntabwo bamunusuye ahubwo bamukubiye inshuro nyinshi. We yasabye iby'akanya gato Imana irangije imuha iby'iteka ryose. Ndakwifuriza aho dukurikiye usaba igi baguhe inkoko, usaba amata baguhe inka. Imana ishimwe cyane, amen. David dukeneye abantu b'umugisha, abantu baturwanaho, abantu baduhumuriza. Wa muntu ubwira uti byagenze gutya kugira ngo pole, babandi bo kuduca intege ntabo dushaka, haleluya, amen. Ushobora kuba ubona ibintu byagucanze nyine umeze nk'icyo kirema cyabaga hariya kiri gusabiriza, nawe ufite uburyo uri gusabiriza. Uko gusabiriza abaga gukeneye utwo kurya, nawe hari ibyo ukeneye uri gusaba. Nyabuna ntujya gusaba, nujya gusaba akazi ko gusimbura bizahwaniremo bakaguhe burundu. Nujya gusaba stage uzayirangize bagukofaminge, niba kugira wagateganyo bazagukofaminge bya burundu, kuko Imana iyo yavuze yego nta wavuga oya. Imana ishimwe cyane. Nandi gukubwira ngo icyama ukajya gusaba igi bakakwihera inkoko, nkuko uyu muntu yasabye ngo
utwo kurya barangiza ahubwo bakamukiza nawe nyine kuko hari igihe utinya ukavuga ati si umuntu ibi bintu ndabimusaba. David nusaba ari ifuti baguha iki imodoka? Yes. Ati ndayiguhaye uzajya ugendamo buri gihe. Baguha imodoka. Usaba ari ifuti baguha imodoka. Nusaba ifi baguha ikiyaga. Nusaba amata baguhe inka cyangwa igikuyu. Cyo naho kuziragira n'izina rya Yesu uko Yesu yategetse nta bidashoboka. David ariko ntashi kuvuga menshi siko kuyamara ariko ndi kukwifuriza ngo nusaba igi baguhe inkoko nkuko uyu muntu byamugendekeye yumva babaye urumva yumva babaye ariko kuvuga ati nubwo bampa 200 nayagura ikiro kibirayi ahubwo barangije amubwira ati haguruka wigendere ntuzongere gusabiriza ukundi. Imana ishimwe ikadusoreze ahangaha. Imana igirute ibahe umugisha. Imana turagushimye. Amen. Turi kuganira ku ijambo turi kwifuza ngo tubone abantu nitubasaba igi baduha inkoko, nitubasaba twe dukeya badukubira inshuro nyinshi kuko wategetse. Iyo utegetse byose biremera. Iyo utegetse uwari insuzugurwa agira ijambo. Iyo utegetse aho tutabonaga inzira urazica tugatambuka nushimwe. Sabiye umugisha abadukurikiye. Umugisha utanga ntabwo ujya wongeramo umubabaro, ahubwo utanze amahoro abari amahoro avuye iwawe adatangwa n'ab'iyi si. Nibo ndi gusabira abadukurikiye mu izina rya Yesu Kristo wabambwe tukabamburwa. Amen. Mbega urukundo rw'Imana yacu ntawarondora uko rungana, rusumba ukwezi rusumba izuba kandi kuzimu rugerayo, rwatumye Yesa za mwisi yacu ngwindushya turuhure na cya kirara cy'inzererezi rwatumye sa cyakira. Mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? Mw'ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose. Mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? Mw'ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose. Haleluya. Inyanja zose zaba nka wino, ijuru rikaba impapuro, ibyatsi nabyo bakabigira byose uducumu tw'abanditsi. Ab'isi bose bakandikaho iby'urukundo rwayo, ntibabimara ntibyakwirwaho hakama inyanja ariyo. Haleluya. Haleluya. Nuvuga ngo ufashe inyanja zose zikaba wino, ijuru rikaba impapuro, utwatsi turi kubona hano bikaba amakaramu, bakandika. Ntabwo barangiza iby'urwo rukundo. Mana yarakoze kudukunda. Kandi ikiruta byose
Yohana 3:16 kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Ikirenze byose yarakoze kuduha umwana we w'ikinege kugira ngo tubere igitambo gihoraho. David, kera Yesu ataraza wakosaga rimwe bakagahita upfa, witwa Kora, Detani na Biramu basuzuguye Mose gusa, gusuzugura isi irasamira bamira. Uwitwa Kani yafashwe ku byashinganwe ibyo Imana yari yababujije gufata bamaze kunesha Yeriko, bamuteye amabuye n'umuryango we wose n'abamukomokaho bose, umbaka icyo kirundo cy'amabuye na n'ubu kiracyari. Uwitwa Mukaroti yarebye inyuma gusa ahinduka inkingi y'umunyu ngo na bugingo n'ubu biracyariho. Ariko Yesu aje, haleluya, Yesu aje atubera igitambo gihoraho. Warakosaga ukajya gutamba igitambo, nta nubwo ari wowe wigiragayo, wagomba kureba umutambyi akaba ari ukugirayo. Ariko umwenda wari ukingirije ahera cyane watabutsemo kabiri kugira ngo natwe twigerereyo. Kwa kundi upfukamo uba wakoze icyaha wangiza ugapfukama Imana, mbabarira. Nawe ati imbabazi zanjye naziguhaye kuva kera, ntanga Yesu ngo akubere, ngo agucungure, akubere igitambo gihoraho. Ati ndakubabariye. Imana ishimwe. Kuko nkora turakoze, dusabe igi baduha inkoko, nidusaba ifi baduha ikiyaga, nidusaba inka, nidusaba amata baduha inka, nidusaba ikira nidusaba ibira nidusaba umuneke baduha igitoki, nidusaba umuneke baduha igitoki. Haleluya. Bivuze ngo dukeneye abantu bazi urukundo pe. Nukuri nuvuga ngo David maze iminsi mbwira abantu ngo mbwira ko nkunda nkihari kabisa, ko nimara gupfa nta kindi kintu ntago uzaba ukimbwira ngo nangushime. Nzagenda nakurakarariye, urwo n'urubanza uzaba uri kuneza imbere y'Imana ko nasize ngurakarariye, kandi nawe n'urubanza utazashobora kwicoka uzaba ugifite amahirwe yo kwihana. Nuvuga ngo dukeneye abantu babona ibyo dukeneye tutanabibasabye. Nuvuga ngo umuntu muzima hagiye muhura akubwira ati David, ndabona uburiye, ndikubona iminwa yumye, tugenda nkugwira agafanta. Uwo muntu burya aba ari sawa, ntabwo bivuze warakurebye, sibyo? Umuntu ukamubwira uti wangwira fanta, akayikugwira ko yarangiza akanavuga ati nubwo iyi fanta nyimuguriye waranyoye ariko afite abana, reka muhereze na bitatu, nibura naca ku kabutike kwa Murokore agura agapaki k'amandazi, abana bagira ute barye. Bitandukanye nuko yagenda akagutereka ayo mafanta, akagutereka ayo mafiriti, ukagera mu rugo gutura imibe. Abana babuze n'isabune yo gukaraba, babuze n'igikoma. Dukeneye abo bantu rero. Niyo mpamvu nazanye ijambo rivuga ngo dusabe igi baduhe inkoko. Nicyo ndi kukwifuriza, uhure n'uwo muntu urasaba igi wakavuga ati hoye utazajya uhora usaba, reka nguhereze iyi nkoko, uko bikose utazahora usaba igi izaguterera. Ari umuntu wabivuze neza avuga tuvuga ngo umuntu umuhereze ifi, wamwigisha kuyiroba cyangwa ukamwigisha uko arayiroba. Yes, niko bimeze. Iyo umuntu muhifi wamwigisha warayiroba ukamweka arabiroba cyane. Ubu umuntu uri kundeba kugira ngo amifi anyigisha uko nzayirobera, aho kugira ngo amigiri ndarya rimwe namaga koko. Nk'ubu niba ushaka kureba nka koko dukamushimira, kavuga ati koko tugezaho ijambo ry'Imana. Yego, apana kwita umweza amafaranga, ahubwo umufashe mu kazi ke, avuga ati kora byinshi birenze. Yes, n'urugero avuga ahubwo ngo nyoreze 5, avuga ati niba ufite kamera imwe n'urugero nkugura iyindi. Urumva nkugura iyindi, niba ufite computer imwe nkugura iyindi kugira ngo akazi kajye kagenda neza. Ibyo nibyo twavuze tubishyira mu ibyo ngibyo. Nk'umuhanzi ndavuga nti reka nzane titre ivuga ngo nkwifurije gusaba igi bakaguha inkoko. Nkuko uriya muntu kiriya kirema cyasabye ngo bagihe ifeza n'izahabu, ahubwo bagihe ushatse bamuha ubuzima. Nyuma yaho se yasubiye agarutse gusabiriza, yagiye ajya guhinga, ajya gukora ikiyede, ubuzima bubaho, ubuzima burakomeza. Dukeneye abantu nk'abo bameze nka Petero na Yohana, barebye igikenewe kizima bakasatanya ibikenewe, apana babaca intege. Yes, ndagushimiye cyane Concorde ku bw'akanya wemeye ko tuganira nka CEO wa Concorde TV Show. Tunabwiye abantu ati mukomeze mukore subscribe, tugenda tuba umuryango mugari, kuko tumaze ko umuryango mugari
n'ibyo tuba dukora byatweka ko turi gukora ibintu bizima. ni ukuri. Burya iyo ubonye abantu nka 5 bagukurikira bavuga ati ndagukunze cyane numva ibintu by'iwawe aba ari iby'agaciro kenshi cyane. koko ndagushimiye cyane nawe wakoze. Mana y'amahoro ikomeze kurindi. Amen.